ariko ngewe uriye urimo uvuga passaporte Kongo yamutwaye kuzimu ngiye naramwegere twahuriye ahantu harya yitwa nduyu urimo uvuga uyu muhungu umwana w'umuhungu urimo uvuga ko bishop yamujyanye kuzimu aho twahuriye ahantu ndamwegera ndamubaza neza mu by'ukuri hari ibintu abantu baza kuvuga hano kuri social media ko mu by'ukuri turimo turabwira abantu barimo badutega amatwi batureba ibyo tuvuga bitonde hari igihe umuntu agira inzozi nabonye barimo baha ubutumwa abantu benshi urumva muzeru tesi bamuvuze urumva madamu wa Tojena ati nukuri mu musengero biki byose ntago bikuri ikindi nyuma cyaje kunyica ni ukuvuga ngo abahanuzi barasenyana nepo nshobora kuba mbonye ugeze ku rwego ukomeye cyangwa hari icyo nkurusha cyangwa hari icyo ndusha nkakugirira ishyari kuko agiye ikintu nakuye musigeze sinigeze mbitindamo ariko ikintu navuze yashingiyeho ngo nabamusengeye ngo abakozi Imana baramubwira ngo uvuye ngo Imana ikuvanye kuzimu ngo aho wasengeraga bari baragutanzemo igitambo ariko giye nagerageza ngasanga ni nk'ishyari ry'iki ry'abahanuzi kuko nepo abahanuzi bafitanye amashyari babyumve ndabwira ubyumva utabyumva byo ntacyo bitwaye ndatambutsa message yanjye nko kwiri kandi ngenzi ko nkorera boss umpemba dukwiye kuvuga ibintu dushize manga umuntu numwe muzajyana utekereza ntimuzajyana urimo bibazo ntimuzajyana uyu kubwira amagambo adafite 12 ntago muzajyana rindi ubugingo bwawe ikintu umwanzi ashaka kunyaga n'ubugingo kuko urabizi ko igihe cye cyenda kurangira amagare menshi yaramanutse uko bwije uko bukeye buri muntu wese arava mu isi mbonye intambara mbonye intambara yabaye mu by'ukuri giye mu Madebura ntago nshinzwe intambara nayo ntago nshinzwe intambara gikanombe mu kigo cya gisirikare ujye gushaka umukuru w'ingabo yes umubwira atariko hari igihe umuntu abahagaze mu mwanya ariko utaruwe yego ukavuga ngo urapotere ariko nyamara wari ukwiye kuba nka chef w'umudugudu ariko ntabwo kwe kuza kuvuga ubwami bw'Imana kuko ni muhani zitari yawe niyo mpamvu amakosa menshi rero abaye menshi abantu bakajidikanya nuko ko hari igihe umuntu adahagaze mu nshingano ze n'uwo muntu rero akavuga ati giyewe ndabigisha mujye musenga gusa ariko ni musenga mwizere gusa muzajya mukira ntimujye kwa muganga ubwo nubuyobe kuko ntabwo ahagaze mu nshingano ze nemera ko umuntu asenga nemera ko umuntu akunda igihugu cye akanagiharanira ariko buriya mu rusengero niho havugirwagamo ukavuga tumva uko Imana ivuze Imana ikavuga amabanga kuko buriya hari Imana itavugira nepo usibye ko tunabeshya Imana ni seriye ariko usibye ko nyine tubabeshya abantu bose nyine hari ababyemera hari n'abatabyemera nemeye ko mutubeshya hari abadukomera amashyi n'abatadukomera amashyi ntago nemeye ko batabeshya simbye nanjye yenda hari wambona kambwira turabeshya ariko buriya urabona kino kibazo cy'ubuhanuzi kiro ndimo nanyibaza ninabwira abagenzanyi nkabwa nti murabeshya ntabwo ikintu message ya nepo ariyo kujya ku isi yose sibyo message yavugirwaga mu rusengero message kavuga mu cyumba cy'amasengesho ndetse n'abandi no mu masengesho inshuro nyinshi ntibandukanye ubutumwa bwo mu isoko n'ubutumwa bwo mu rusengero rero hariho amakosa menshi rwose abahanuzi rwose mu barakora amakosa ni nayo mpamvu dushanye umurimo w'Imana ntumenya aho Imana ivugiye ntumenye igihe Imana ivugiye n'igihe ushaka kwibwira abandi wowe uzarota umunsi umwe uzuvuge ikintu nemera ko ushaka kuvuga ati nyabona ni musenge Imana irabasaba ko musenga kandi nkwifurize amahoro y'Imana simico turuka kwiteka Imana shito bavanye gukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV neza y'Imana ibane naye kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure aho uherereye hose mu bice bitandukanye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'ibengera byabyo mwese ndabasuje kandi mboneho no kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho uherereye hose bitandukanye rero ushobora kutameze neza ariko humura birashoboka yuko ejo wamera neza kandi birashoboka yuko bitari gukunda umunsi ejo byakunda bikagenda neza kindi kandi uyagize no kwifubika none akavumbi kaje ariko kandi nakavumbi nakabeho akabo cyangwa n'imbeho hari imbeho aho merereye hari imbeho nubona nyene nambaye ikote ndifubitse namwe mwifubika nyabona
ko tugeze mu gihe cy'imvura kandi imvura tuba twarayisengeye, tuba twasengeye ko Imana iduhiye byiza, igihe cy'izuba kikaza n'igihe cy'imvura kikaza n'igihe cy'iki kikaza, ibintu bikagenda neza kugira ngo n'abantu bagire ubuzima bwiza. Byose biza twabisabye Uwiteka Imana, kandi Uwiteka nawe amenya ibidukwiriye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Deborah. Uraho neza Mama Deborah? Ndashimwe cyane. Isahimbazwe. Yewe. Umeze neza? Ndashima Imana. Twishimiye kongera kubona namwe. Ndakoze cyane. Nje nzi ko ngiye kunywa igikoma. Kiraboneka vuba. None cya gikoma ntabwo kiraboneka. Kiraboneka vuba. Nzi ko ngiye gutera uruhinja, nkasoma no ku gikoma. Ikibazo nuko nta nitwaje impamba y'umwana. Ibaze. Ngaho wibaze, waruje kunyunyuza imitsi. Waruje kugukonsoma. Kandi ari wowe ukwiye kumpemba. Tuzaguhemba ariko. Hano umusarativu uzaguhemba, nanjye ndimo. Yes. Mbaza neza nuko kuri uwacu rumwe mu muryango, kandi iyo muryango ngutse ko twese tuba twungutse, kandi umuryango umwe mu muryango ashima Imana ko twese amashimwe bari ayacu. Amen. Nicyo cyatuza gushima Imana se ubundi. Nacyo. Amakuru kimeze. Ndashima Imana. Witonze cyane, si n'imbaraga nkeya cyane. Nikomeze, ntuzi ko nitonda. Usanga nditonda. Niyo defo ngira. Ufite defo yo kwitonda? Iyo defo izakomokame. Ni nziza. Iyo ntacyo yabitwaye. Ariko nyine ngo hari abantu bitonda ngo imbere ari hatari. Imbere ari umuriro se, n'igikoma cya kawunga. We igikoma cya kawunga inyuma cyo gihoze ngo ariko mo imbere gishyushye. Iki ni igihe cyo kwitonda n'igihe cyo gusenga. Kurabona dufite icyorezo cyasaze. Icyorezo se, icyorezo ko cyamaze kwica abantu benshi cyane. Je nahoze mbone itangazo Minisiteri y'Ubuzima yasohoye yuko handuye abantu 26, ariko muri abo 26 amaze gupfa abantu 8. N'ejo bashobora kuba biyongeye. Sinzi rero, ndabona ibintu byakaze. Nyabona mube maso. Yego. Gusenga sinzi nimba bihagije gusa. Gusenga ntago bihagije. Gusenga kanagira n'ubwenge. Uko bivuga ati mugire isuku, nyabona niba ngombwa no kongera gusuzanya memo bihagaritse nanone. Agana gwanshohora. Ntabwo wabikoze? Ntabwo nabikoze, njye noheje muri gahunda za Minisiteri y'Ubuzima. Ariko nagize guke. Yego. Gahunda no kugira guke, uraho umeze neza. Abantu twongeye dusubire muri umuco kugira ngo twirinde nkuko Minisiteri y'Ubuzima iri kubidusaba. Yego. Ko nabonye ngo wakirwe ntago byoroshye. Yego. Iki cyorezo se Mama Deborah wakibonye ute, wacyakiriye ute, uri gusenga gute kugira ngo tore ko cyagenda? Gusenga Imana nta kindi kintu umuntu yakora, nyine akanirinda nkuko bishobotse, ariko nyine harinda Imana, ariko nabwo umuntu agashyiraho ukwe, kuko igihe cyose cyo twakora cyangwa se imbaraga zose wakoresha utashyizemo n'ubwenge nta kintu byamara. Iyo uvuze ngo udashyizemo ubwenge bari ubuhe ushatse kuvuga? Ubwenge. Ukano ko ubwenge kubisemo gasobanura. Ubwenge ni ugutekereza cyane. Ni ugutekereza kuvuga ngo niba badutegetse gukaraba, ngomba gukaraba, si ngomba kwiyemera ngo kuko nasenze gusa. Aho ugomba gushyiramo n'ubwo bwenge. Ariko ngo barakore mujya mugira akantu ko kutabyemera mu bate twebwe twarasenze Imana yavuze ko izaturinda sha. Oyanjye imyumvire ntago nyifite. Ugasanga ngo barakore bararwaye. Ejo twari turi mu gitara cya Rwanda Shima Imana. Mu butumwa Minisitiri w'Intebe yatanze yahawe na Perezida yatanze yagejeje ku Banyarwanda. Yashimye abanyamadini cyane, ariko avuga yuko bamwe muri bo bavangira leta. Yego. Hari abanga gukora gahunda za leta ziterambere, abanga kuvuga ngo ntibatanga mitiweli. Abo bantu ntago bo barimo. Abo ngabo baba bari bigande, oya ngende ndubahiriza. Njye mfite umuryango, ntabwo neka kudatanga mitiweli. Ngomba no kuyitanga, nanashobora nkanayitangira n'abandi. Njya nibaza iyo myumvire, iyo myizerere ni bwoko kiva ku Mana, iva kwa shitani, iva mu giti cyabo, iva he wundi iyo mywemerere yumva ko utakumba iva kwa shitani, kuko ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'Imana. Iva kwa shitani, ntabwo iva ku Mana. Imana yacu ni nziza, Imana yacu rubaha. Kugira naho umuntu yiyanga kumva ko atajya kwa muganga, Imana iravuze ngo ngizandinda we. Oya, ariko abaganga babiriho kutuvura, Imana ikabakorera, ikabakoresha. Ubwo atari ibyo twanavuga ngo reka two kwiga, two kumenya. Ariko je ntago dufite nk'imyumvire nk'iyo ngiyo.
ariko arayifite hari abayifite umusanzu ni wese kujya gufasha abo bantu umusanzu ni kuko mu bantu mu bintu nzima mba nkojeje gutyo mu madebani bikakutungwa cyangwa bikujyane kure nkuzi mu bantu batanga impuguro kandi zifatika ikintu Imana yakiguhaye ikintu cyo guhugura ikintu cyo gucyaha tiwe iyo nzira ntabwo igomba guca ciriya nzira icya gatatu nzakigura ubutaha yakivuga icya gatatu nyine ibyo byose bikorera mu kuri yego ukuri kwawe nuko ntabwo ugira amagambo ntabwo ugira indimi ebyiri mu kinyarwanda icyo navuga cyo ukundi ibindi bibiri nzabikubwira ubutaha yego icyo navuga cyo ni ubuyobe navuga ko ari ubuyobe uri mu gihugu cy'u Rwanda rwose tudafite twaba ahantu mu butayu twigenga twiyobora ariko niba bavuze ngo mituweli ugomba gutanga mituweli ugatanga umutekano ugatanga n'ikindi gihe ngombwa ko usabwa ukeneyeho umusanzu amaboko yawe agize icyo akenera ku gihugu cyawe rero mu by'ukuri kumva ngo ntago watanga mituweli ngo ntago wakivuza ubwo mu by'ukuri ni ubuyobe ubwo ni ubuyobe ubwo ni ubuyobe bunakomeye nyine dufite ikibazo mu madebora ariko nimara kiti ikibazo ntabwo mbizi ko abo bantu bakatuyoboye inzira nzima ko aribo bari kutubya ko muri kutuyobya turafata iki turagenda turemera iki turakiki cyabo bavuga b'abayobozi nyine usanga nk'abo ngabo bigisha iyo myumvire y'ubuyobe nabo twagafatiye icyitegererezo reka tone dusenga mpite ngusubize nangiye kuvuga ngo usenga none zakunsubizaho reka mbanze ngisubize rero hari ibintu abantu bajya bibeshya cyane cyane kuba twumva cyane badukurikiye hari igihe uvuga ngo disi ngo ndimo muri no misi ndimo ndatangazwa nuko banavuga ngo disi ngura yari umukozi ngo dore disi ngura ngo use ni umukozi w'Imana ngura se ngo ni bishop gusura ngo na apotre kubera ibyo ubonye akoze ndashaka kubwira abo bantu ushobora kubuzi ko ari umuntu ukuyoboye ariko akaba adahagaze mu mwanya we sibyo ushobora kuba mu madebora uvuga ngo disi mu madebora reba ibintu akoze yari umukozi w'Imana ariko akakuyobya kuko ntahagaze mu nshingano ze nkanjye ushobora kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana cyangwa se ngo ndi umuyobozi runaka ariko atari inshingano zanjye mpagazemo niyo mpamvu ushanga ugasanga ukuyobora akoze amakosa kubera iki ntabwo ahagaze mu nshingano ze yenda nje kwita ngo ndi apotre yenda nari kuba umushoferi umvise icyo dushaka kugira ngo dusobanurire abantu barimo batwumva ejo batazajya banaza ngo bakanakoma amashyi cyangwa se bakongera bakagaya ibintu basobanukirwe ikintu icyo ari cyo hari igihe umuntu aba ahagaze mu mwanya ariko utari uwe yego ukavuga ngo uri apotere ariko nyamara wari ukwiye kuba nka shefu w'umudugudu ariko ntabwo ukwiye kuza kuvuga ubwami bw'Imana kuko ni mu mpano zitari iyawe niyo mpamvu amakosa menshi rero abaye menshi abantu bakajidikanya nuko ko hari igihe umuntu adahagaze mu nshingano ze n'uwo muntu rero uza akavuga ati jewe ndabigisha mujye musenga gusa ariko nimusenga mwizere gusa muzajya mukira ntimujye kwa muganga ubwo ni ubuyobe kuko ntabwo ahagaze mu nshingano ze nemera ko umuntu asenga nemera ko umuntu akunda igihugu cye akanagiharanira akagisengera akanakora n'ibindi bikorwa ukaba wasenga uri umunyamasengesho ariko ukwiye no kuba wanarana n'irondo icyo gihe rero ibintu byose biruzuzanya rero nubona umuntu akuyobya adakora icyo ubwami bw'Imana bushaka cyangwa se ubwami bwo mu isi bwo bushaka ntago niba natazubahiriza ubwami bwo mu isi icyo bushaka n'ubwami bwo mu ijuru ntago yabwubahiriza kuko ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'iki ni Imana urakoze cyane ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'Imana kandi dusabwe nta nubwo tutegetswe kubwubaha kandi ubwubashye uba wubashye n'Imana reka tugusore noneho usenga Imana dukomeze ikiganiro cyacu turagushimye mwami Imana yacu tugwaye icyubahiro tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye uri umutegetsi w'ikirenga uri fura mu bazutse uri nyangamugayo uri umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa uri umubyeyi mwiza tugwaye icyura kuko watunze ukatugirira neza wabanye natwe uraturindura turengera wakoze imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyacu twarakubonye watubereye byose uhabwa icyubahiro amagare n'amafarashi bya Farawo wabiroshye mu nyanja ni byinshi wagiye uturwanirira intambara izo tuzi nizo tutazi warazirwanya akira icyubahiro kuko ugikwiriye amavi yose agupfukamire turi hano hantu mwami kubw'uyu munsi wemeye ko twongera kubaho icyo twifuza nuko tukuvuga icyo twifuza ni kubwami bwawe bwamamara mu izina rya Yesu turasenze Imana
Mana data wa twese mwiza, Imana yaduhamagaye ikadutoranya ikatugabira umurimo, turasabye ngo duhe imbaraga muri uyu murimo mwami. Uturinde ubuyobe mu izina rya Yesu, uturinde ibyaduhungabanya, uturinde kwishyira hejuru no kwikakaza, uturinde kwihimbaza, ahubwo izina ryawe mwami ureke rigaragare muri twebwe. Ibyo tugiye gukora byose hano ku Musaraba TV, unyemerere mwami w'abami, uzatega amatwi ibyo tuvuze, uzumva isengesho dusenze, reka rizagende rigira icyo rihindura mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen. Imana igumugisha, Imana igumugisha, kandi ndabizi ko ibyo tugiye kuganira biragirira umusaruro abaduteze amatwi bose. Amen. Inshuti muvandimwe rero dukurikiye muri kano kanya kandi ugiye kuba natwe, wihangane ikiganiro cyose gikurikiye, nzi ko urakuramo ibyakugira akamaro kandi byinshi, ntacyo gutakiri hano. Ntacyo. Yego Madebora, Karame. maze iminsi rero numva ibintu imbaraga mu bakozi Imana, we ngo bagiye kuzimu, abandi ngo bajyanye abantu kuzimu, abandi ngo bakoze amadiboro. Si ibyo bikuza biturutse hehe? Umwuka waje mu bakozi b'Imana nimba ari kujyana abantu kuzimu, undi wo kwimena inda, undi wo gukora ibitagendana n'ingene sosiyete ibyo yifuza, ibintu muri kubivana mu bakozi bakora, ndi kuvuga ngo muri gusenya ubwami bw'Imana. Yego, ndagira ngo nkubwire ngo buri ubwami bw'Imana ni byiza ko Imana yaduhamagara kugira ngo tugarure icyubahiro cyayo mu bantu. Ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese unyumva yuko nintakora ibyiza cyangwa se ngo nundi akora ibyiza, ubundi Imana yacu ntabwo izareka kudahabwa icyubahiro. Nibyo nahereho mvuga ngo nubona umuntu akoze amakosa uzamenye ko adahagaze mu mwanya we, kuko ntabwo umuntu azaza avuga ngo gatanya, ntabwo ari ibintu biba bihesheje Imana icyubahiro. Kuko igihe cyose wambaye umwenda w'umukozi w'Imana, umwana w'Imana we tumusangiyeho, ku bantu bose turi abana b'Imana, ariko nanone twaranahamagawe, turi n'abakozi b'Imana. Hari igihe uba umwana mu rugo ariko ukanarenga bakanaguha n'ikindi kintu yenda cy'ubutware, ukaguza n'inshingano. Yes. Kubera icyizere wagiriwe n'ubuntu wagiriwe. Rero mu by'ukuri ni ibintu navuga ngo ni umugambi wa Satani, ni umugambi wa Satani wo kugira ngo abantu bajijwe. Kuko irebye ibintu byo kuri YouTube biraza ari ibintu YouTube urabona navuga ngo n'isi yose umuntu aba ariho. Noneho ikintu kirimo kitwica mbona kirimo amakosa cyane twebwe dukoreraho, nuko dufata ubutumwa twagashyize mu rusengero tukabuvugira kuri YouTube. Reka ngereranye YouTube ko ari mu isoko tuvuga. Buri ubutumwa bwo mu isoko n'ubutumwa bwo mu rusengero buratandukanye nepo. Niyo mpamvu rero hariho haba amakosa menshi cyane. Niyo mpamvu runaka yagiye kuzimu. Niyo mpamvu gatanya zihari umuntu akaza akavuga. Ariko mu by'ukuri ntago byari bikwiye. Hari ubutumwa bwo mu isoko, hari n'ubutumwa bwo bwo mu rusengero. Kandi nta sengero bamwe bafite bitwa ngo nabashumba, ngo batagira aderesi, ko ikibazo kiri no kutwica, ugasaba umuntu avuga ati ngende umuhanuzi, ngende uyu nguyu ugashaka aderesi y'idini, reka tuvuge idini, ukaribura, ugasanga ni inzererezi zagendaga n'abahanuzi. Yego, n'umushumba nta n'umushumba nafite umushumba, birumvikana. Ugasanga nibo bantu, kandi akitwa ko ari apotre, ari umushumba, ni umuhanuzi runaka, uvuga ubutumwa, ariko washaka kiganiro twasohoye mu gitondo bakibonye, ntago nakibonye, ati ugasaba undi akavuga ati ubundi ko wita pasteur ushumbye nde. Yego, uko wita pasteur ushumbye hehe? Birashoboka ko muri bino bintu byabaye aho yenda si ndibuze kwinjiramo cyane, ariko nanjye ndagira icyo mvuga. Ushobora kuri pastor, urabona isengero barazifunze, kuzifunga ni ibyangombwa, ni ibyo basabwa, barimo yenda baranabikora kandi bizanakunda. Rero hari igihe uba ufite urusengero ariko rwaragize ikibazo, ariko kuba barafunze si cyo kibazo, ahubwo giye kuba n'abapasiteri ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo giye ikibazo niko nta kubahiriza izina ryanjye nka pasiteri. Oya, njyari umuntu nzi, ntabwo ndamuvuga izina, ntabwo ndamuvuga izina, ndamuzi cyo ko yaragiraga idini kera, mu itorero araranirana, aragenda, ndi kutumwa no uyu munsi ari kwita ngo ni profeti. Oya, ibyo ni ikosa. Ibyo ni ikosa, kuko niba yari afite itorero, yari umukristo, nta n'inshingano yari afite. None ubu yahise yihimba iryo zina. Iryo ngiryo ni kwa kundi umuntu aba ashaka kwirira kugira ngo yiheze yirire, ninumva ko ndi profete abantu barantinya, ariko urumva icyo ntaho bishingiye.
ibyo ni ikosa ryo kwita izina utararihawe. Niyo mpamvu n'amakosa akora n'imivumo irimo ivumwa abantu niko umuntu ahagarara mu nshingano zatarazerejwe. Simbizi niba abantu barimo bantega amatwi ukaba uri umupasiteri ariko uri umuvugabutumwa ariko wise pasiteri, ugiye gukora inshingano utigeze werezwa, aho ngaho nta mugisha ubona. Ibyo rero ni ikosa. Ugasanga hari ikintu wavuze mu kadutangira ngo ushobora kuba umupasiteri nyamara ibyo wenda byari ubufundi. Yego. Ni gute umuntu ashobora kumenya umuhamagaro kugira ngo ajye mu muhamagaro we wa nyawo? Ikizatuma umuntu awumenya cyangwa se n'undi nakawumubonaho nuko yubahiriza inshingano ze. Niko ari umuvugabutumwa avuga ubutumwa bwiza, yamenya ibitero byamuteye akamenya kubihagararamo. Uko turimo turabona abantu barimo bashwana, umuntu akaza ngo ndi pastor, ndapotere, ndi iki n'iki izina, ariko ukabona ibyo urimo ukora ntaho bihuriye rwose n'izina cyangwa se n'ubunyangamugayo bw'iryo zina. Ikibazo ndi kugira muri no minsi ndi kugira kiri kunana n'impungenge nshaka ko nimba ari impuguro ubwo ngiye gutanga ntago mbizi. Hari abantu tujya tubona bidekare bavuga ko ari indaya. Baradekara barabivuga twe ngende indaya ndicuruza nimba nabishaka hatuze rwose twumvikane. Ntago turumva bashwaye cyangwa kuvugana cyangwa baragomba gutuka cyangwa kurwanya undi, ariko abari kwitwa ngo nabakozi b'Imana bitirirwe izina Imana cyangwa izina Yesu, bagenda bitwaje za Bibiliya nibazigira. Niho turi kumva bakubitana ku social media bazimurana ibyo bariye aho bahuriye ibyo banyweye. Ugasanga ndi kwibaza kano kandi ibintu kuki ariko twakabaye intangarugero, twakabereye abandi urugero rwiza, tukaba turi gusenya ibyo twubatse mbere. Yego. Umwanzi rero nta handi akorakorera hariya nyine kugira ngo ajijishe abantu bareke kudakizwa. Kuko nepo niba umuntu ashaka kubona nk'umukozi w'Imana ariko ejo akakubona mu bindi, akubona wahindutse, nuvuga ngo hari imitima myinshi ugusha. Umuntu agutekereza akagutindaho cyane. Niyo mpamvu rero umuntu wese tubwira hano niko agomba kuba maso, agasenga Imana, akamenya ko umuntu ashobora kuba ahagaze mu nshingano cyangwa ntazihagararemo, ahubwo wowe umuntu ku giti cye akimenya. Ngiye birasimba itinda okay, hari aho umuntu abageze akabona ko nta atabitindaho, ariko ngiye iyo mbonye umuntu anyuranya n'ibyo akora bitavuga ko utari mu nshingano zawe. Kuko ikintu cya mbere ku mukozi w'Imana ni ukwirinda, ni ukumenya ibyo umuntu avuga, ni ukwirinda. Akavuga ngo wa mwambaro nambaye nk'umukozi w'Imana, wa mwambaro nambaye ngewe narasezeranyije abantu, ngewe nigishije abantu, nigeze guhagarara imbere y'abantu, hari abantu bahembutse ku bwanjye Imana inkoreyemo. Rero ukarinda ubwo buhamya, ukarinda za mbuto wabibye, kuko ubu ko ndimo mvuga niko ngiye ndimo mbiba imbuto. Igihe cyose natangiye nza muri YouTube hari ibyo nakoze abantu barabohoka, hari ibyo nakoze abantu babona Imana, birashoboka. Ariko igihe cyose ntabaye maso, ntabereye maso ibyo nakoze, ni ukuvuga ngo nirinde, ni ukuvuga ngo byose mbashenye. Byose mbashenye. Ni ukuvuga ngo rero ngo nk'umukozi w'Imana hari igihe gihe mbona ibintu umuntu akora nkavuga ngo okay, ntabwo yaragaze mu nshingano ze, kuko yaza kumenya ko ahagaze mu nshingano ze yari kuzubahiriza. Kuko nepo ntabwo umuntu ashobora kuba urimo wigisha uri mwarimu wacu utwigisha kuba umupilote. Wipilote urimo natwigisha ibyiza by'indege, urimo natwigisha ibyiza byo mu kirere, gutwara indege. Ikosa ntabwo ushobora gukora ikosa ryo kuza kutubwira ngo tubarire ngo indege 5 zaheze mu kirere, abashoferi 20 barapfuye, abanyeshuri nigishe. No, ni ukuvuga ngo ntabwo urimo wubaka, urimo urasenya, nta kiza urimo utubwira. Ni ukuvuga ngo inshingano zawe ni ukutubwira ibyiza, ni ukutwereka ibyiza byo mu kirere, ibyiza by'indege, ibyiza byo gutwara indege. Rero ni ukuvuga ngo niyo uje ukerekana ko ari umukozi w'Imana, ni kwa kundi ikirondwe gisigara ngo kunka kandi inka yarariwe kera. Kuvuga ngo namenyereye, kuko ntabwo tukureba mu gihe cyashize ko wari umukozi w'Imana, ko Imana yagukoresheje ibitangaza, ko wazuye abantu, ko ari umuntu ukomeye rwose. Ahubwo twe turakureba ubu ngubu niho tukureba. Uyu munsi umeze ute? Ni ukuvuga ngo rero ngo hari ibintu kutirinda ku bakozi b'Imana, kutamenya icyo uvuga, kutamenya uwo uriwe, nicyo kisha abantu. Rero umwanzi ikintu yashoboje abantu ni ukuza akabajyamo akabibagiza abo baribo. Wa mwuka, kuko iyo usenze cyane umwuka araza akicara hejuru ya kamere, cyo si ubwa mbere nkivuze. Ariko iyo udasenga ngo ubashe kwegera Imana, umwuka arigendera, aravuga amagambo menshi, nyamara yaratunzwe n'ijambo ry'Imana. Yavugaga amagambo meza mu kanwa, abantu bakabohoka, abantu bagakira. Yatambuka akavuga ati uzi ukuntu nepo ari mu Imana, uzi ukuntu atwigishije tugafashwa. Rero ni strategy y'umwanzi kugira ngo aca abantu intege. Ariko ndagira ngo mbwire ngo abantu babe maso,
none se mwafashwe ryari wa mugani mwatewe n'iki gituma bigisha kuba abantu ko abantu bigisha abandi kuba maso ntabwo maso ese harakaja njya nkunda kubona n'abantu benshi cyane bavuga ngo haraba Imana ije kwanika n'ubundi bayibeshyaga babeshya Imana ikabeshya kwe ibireba nayo ikabihora nyine ikabihorera nibo batabaye maso nicyo cyo ndi kwibaza nibo batabaye maso barasinziriye umwanzi arazabira rwa rukungu cyangwa nicyo giye kugira ngo Imana ibanike itwereka abo bari cyangwa se yerekana abo bari baribo ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva neza ibintu ni bibiri ashobora kuba ari urukungu Imana ibigira ngo yerekane kuko buri inopfu n'amasaka hari igihe bizamuka ariko byagira hagati byanze bikunze inopfu ntihishira bigaragara ko ari inopfu hari n'ikindi gihe hari n'ikindi umuntu aba yarasinzira umwanzi akagusinziriza akaza akakwiba kwirinda kwirinda ubundi kwirinda ku mukozi w'Imana ijambo ryitwa kwirinda ni ijambo rikomeye cyane burya iyo uri umukozi w'Imana ntubashe kwirinda ikibi n'igisa nacyo ntubashe kumenya icyo uvuga byanyine buriya wowe warangiye ntubuvuge ngo ndagira itandukanyirizo ry'uko njye hari ibyera by'Imana mbitse hari amabanga y'Imana ngendana byanze bikunze burya kwirinda iyo ubuze kwirinda n'ibindi byose biba byapfuye rero ndagira mvuge ngo igihe yenda iyo wasinziriye hari igihe uba muri rya jambo rivuga ngo iyo nza kubimenya kuko ngewe icyo mpamya cyo mu buzima ntabwo Imana yifuza ko idushyira ku karubanda ntabwo Imana yifuza ko nepo wayivugiye yamera kuriya ahubwo iyo utabaye maso ku ijambo rivuga ngo ni mu ubwenge nzabareka ku ijambo rivuga se hari igihe Imana ikureka pe wabuze ubwenge ikakwihoreka kureka yego ngo babuze ubwenge cyangwa ni ukubura ubwenge kuko umuntu wari we kuko ntago twame hano turi mu kibaya turi abantu bose batureba hari ibintu ukwiye gukorera kuri kamera n'ibintu udakwiye gukorera kuri kamera hari ubutumwa nk'umukozi w'Imana ukwiye kuvugira mu rusengero n'ibyo ukwiye gukorera mu rusengero hari ibyo udakwiriye gukorera mu rusengero ngewe ubutumwa bwo mu isoko butandukanye n'ubwo mu rusengero hari ibintu nkwiye gukorera mu rusengero ariko hari n'ibintu nkwiye gukorera hanze kandi biri ngo ugomba kuba uri uwo nguwo gusa n'ubuhindutse gute ntago mba mpindutse kuko hano turi kuri YouTube turi ku isoko ubutumwa rero nge ntabwo turi gucuruza umwebwe nimwe mucuruza twese turacuruza twebwe tuvuga Yesu turi mu murimo w'Imana twese turi mu murimo w'Imana ako nanjye ndi mu murimo w'Imana ariko harimo nawe nakucuruza munese ukwezi YouTube ntikuramutsa nepo naya uracyabirimo Imana ikomeze gukomeza uko mu bantu dufite rwose nawe uracyabikomeje kandi ndabizi ko Imana izagushoboza ariko icyo nshaka kuvuga ngo urabona nko mu rusengero hari uko ushobora guhanura nepo tuvugisha ukuri hari ibintu rwose njya mbwira na bagenzi banjye nkabwira nti ibingibi ntabwo bikwiye icyo nari nshatse gusobanura niko urabona ikibazo cy'ubuhanuzi buriho burimo buracanga abantu ariko buriya mu rusengero niho havugirwagamo ukavuga tumva uko Imana ivuze Imana ikavuga amabanga kuko buriya hari aho Imana itavugira nepo usibye ko tunabeshya Imana ni seriye ariko usibye ko nyine tubabeshya abantu bose nyine hari ababyemera hari n'abatabyemera nemeye ko mutubeshya hari abadukomera amashyi hari n'abatadukomera amashyi ntago nemeye ko batabeshya nanjye yenda hari uwambona akambwira turabeshya ariko buriya urabona kino kibazo cy'ubuhanuzi kiriho ndimo nibaza ninabwira abagenzanyi nkabwa nti murabeshya ntabwo ikintu message ya nepo ariyo kujya ku isi yose sibyo message yavugirwaga mu rusengero message ikavugwa mu cyumba cy'amasengesho ndetse n'abandi no mu masengesho inshuro nyinshi ntibanayumva umuntu akaza akakungurira mu gutwi akavuga ati Imana imbwiye gutya na gutya ako si ikindi kwibaza utarakomeza ubundi ubuhanuzi bwose Imana iguhaye ko ngombwa kubutanga ntabwo ariko ari ngombwa hari ibyo Imana ibiguhaye nk'ubu hari ukuntu ushobora kuvuga ati mbonye intambara mbonye intambara irabaye mu by'ukuri giye mu Madebura ntago shinzwe intambara nayo ntago shinzwe intambara gikanombe mu kigo cya gisirikare ujye gushaka umukuru w'ingabo yes umubwira atariko ati ndi umukozi w'Imana yendane kandi ntago yagusubiza inyuma n'ukuri ntago yagusubiza inyuma ntago yagusubiza inyuma ahubwo twebwe kugusuzugura Imana yabo niko batamenya aho Imana yacu ivugira none twe twahimbye izindi Imana reka mvuge ko ari izindi Imana kuko Imana nzi yo mu ijuru Imana nzi ikiza Imana rurema ntabwo ari kuno bayikorera
usanzwe ntange uraza kumbwira ngo Imana yambwiye ngo intambara ibaye mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo uri umusirikare ko ntari umusirikare ntabwo uri umupolisi nta naho mpuriye nabo ibyo rimwe ngo bimarire iki wowe ahubwo uragenda uvuga ati ingabo zacu dukunda Imana yambwiye ngo hari ikibazo tanga n'umutiriko utange uhita utanga n'umuti yego ariko muka Imana yambwiye ngo mukore gutya na gutya nako tugiye gusigara dusenga sibyo hari ubuhanuzi Imana ibikweretse kugira ngo usenge ntabwo ibigukuzaniye kugira ngo uvuge buriya ntabwo najya Nyabugogo mvuge ngo mvuge ibintu byinshi ngo nkubone ngo ngo nepo mu bantu ntabwo ari byo noneho ubuhanuzi message yawe mu by'ukuri usibye ko rwose mutubeshya ari ugushaka yenda kugira ngo bamenye ko duhanura kandi naho utanahanura nepo naho batamenya kuhanura guhanura si ikibazo noneho ugasanga umuntu azanye message yawe ye message ya Mama Deborah ntabwo isi ikeneye kuko ntiwigeze umbura ntago wambuze ngwino umpe message yanjye uyime ariko nunabona ari na message rwose itaye yisengere kuko nshaka kuba ntakuze mu gakiza ugasanga aho urampabuye kurenza uko wakansengeye kuko niyo Imana ibiyihaye rero dutandukanye ubutumwa bwo mu isoko n'ubutumwa bwo mu rusengero rero hariho amakosa menshi rwose abahanuzi rwose mu barakora amakosa ni nayo mpamvu dushenye umurimo w'Imana ntumenya aho Imana ivugiye ntumenya igihe Imana ivugiye n'igihe ushaka kwibwira abandi wowe uzarota umunsi umwe uzuvuge ikintu nemera ko ushaka kuvuga ati nyabona ni musenge Imana irabasaba ko musenga ushaka kuzuka kivuga ndabasaba ko musenga Imana yambwiye ngo ni murusheho gusenga no kongera ibihe byo gusenga Imana ariko ntabwo uzafata ngo runaka ngo ni mu musengere kuko nyambibona abahanuzi babikora ngo nepo ni mu musengere cyane kuko yakungo nabonye iki n'iki gute utanze abagabo kumusengera kiki ko ari wowe Imana yabibwiye wowe musengere kuko ari wowe yabibwiye ugenda unamusange nawe umubwira ati nyabona senga noneho we ashake n'abandi nabo bamufasha gusenga ariko ntabwo isi yose Imana yabwiye ko Rutayisire agiye gupfa ngahibaza nese muzehe Rutayisire baramubuze kugira ngo bamusange babimubwire ubuhanuzi siko nzi ko ari mu bantu wenda hari abapasi tuzi ndabajya bishyira hejuru pe ariko Rutayisire nzi ko ari umuntu witaba telefone oya nta ni n'umubyeyi mwiza cyane nta muntu utagenda ngo amugire ngo amugire inama sibyo uko ni kwagoyeteganye no kumva ngo nimvuga muzehe Rutayisire kuko azwi nanjye ndahita amenyekana se nta wabonye benshi baza bakavuga utuntu batigeze banakora iki kirere cyaranye iki kirere bagihinduye ukundi kuntu ntago ari ko bikwiye tumenye ibyo dutandukanya tumenye ibyo tuvuga tumenye ibyo dukora kandi ibintu byose aho wagera imbaraga zose wagira utazifitemo ubwenge nta kintu byamara none se uyu mwuka nimba ndawita umwuka w'ubwibone ariko ngufata impamvu ndawugira umwuka w'ubwibone cyangwa se kwishyira hejuru uri mu bahanuzi mu bitwa abahanuzi reka mvuge ngo mu bitwa abahanuzi cyangwa se mu biyita abahanuzi ukwiza kwibonekeza runaka biriya ati bino bintu ubona ko icyorezo cyamaze kwica abantu nk'abangahe nujya ku masosho media usanga hari umuntu uvuga ati ibi nabihanuye akora abari babivuze nepo ndabyemera n'abandi barahanyuze hari abari babivuze n'ukuri ariko kuza kutubwira ko wabihanuye kino kintu impamvu nkubwiye gutyo abantu barabihanuye nanjye narabakiye ko hagiye kuza icyorezo narabakiriye aho ugasanga umuntu ibyo bintu bavuga ngo byo kuza kuba ngo runaka agiye gupfa no kugira ngo nibisohora tubemere tubemere yes tubemere cyane umwuko kwishyira hejuru tubemere ntago we gushaka ko twemera Imana yababwiye byayo yego bashaka ko tubemera none tuvuga maze ni numva ko nepo akomeye reka mvuge mu izina ry'Imana yuko abamuvuze bagiye gura n'ibibazo ibishe ibagize gute ntabwo ari byo rwose niyo mpamvu navuze ni hari abagiye kubivuga no kugira ngo batwurutse ko nabo babihanuye twemere ko nabo bahanuye yego ntabwo ari byo ubundi tubwire n'abantu badukurikiye iyo ushaka kuzagirana n'Imana kuri ukumva ko hari ahantu uzagendana n'Imana mukagera kure rwose mugakora Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza aho uzicara ukavuga ati ukamanuka hasi mugisha ukavuga ati yari ngewe niko ibintu byose ugenda gahoro kuko buriya ntabwo ushobora kuva Nyamata ari umuntu uva Nyamata agera i Kigali n'uva Nyamata agera i Cyangugu wakirukanka cyane ninde
wakwirukanka cyane n'ugera mu mujyi i Kigali kubera ko ugera icyagugu ntabwo yakwirukanka cyane kuko yazahagera yarushye cyangwa se hari n'abandi bamusiga agenda gahoro. Niyo mpamvu ushaka kuzagenda n'Imana mukagera kuri Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza niko ibintu byose ubigenda mu gahoro. ubika imbaraga z'ikindi gihe. Yes, ubika imbaraga z'ikindi gihe. Rero iyo ubonye ukabona ukavuga ngo ngiye ngo ndaje mpanure noneho nkoresha ubundi kandi noneho dufite n'imitwe reka nanjye nishyiremo batavuga ngo nikuyemo ugasanga umuntu ukavuga ati ngiye ninkoresha imitwe iyi n'iyi niho ndi bukora iki. Mu by'ukuri reka nkubwire Nepo uri chef w'umusaraba ubu wabona ubuhanuzi bwawe akajya kubutanga ku rugendo n'urugero ntanze kandi atigeza kubura ku musaraba ushyiraho nomero zawe ku musaraba tuzi kuri muri ararume tuzi naho utuye ubwo urumva mu by'ukuri yabazanye kugira ngo Imana igaragare ihabwe icyubahiro cyangwa ubwo yabaje kwihimbaza kugira ngo amenye ko ahanura. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibitugu bya papa bihote ngo ingeme bishoye nari hati gikone. Yes, harabona bonye barimo baho ubutumwa abantu benshi urumva Muzeru Tesi bamuvuze urumva Madamu wa Tojena ati nukuri mu musengero biki byose ntago bikwiye ntiwigeze umubura genda umusange umwegere. Ariko noneho tugasanga dufite n'ikibazo cy'abantu inyuma batureba bakoma amashyura n'umuhanuzi ko kuriya ni no musobanukirwa icyo ari cyo. Sobanukirwa nawe sobanukirwa nawe message yawe hari uyizanye ku isi yose we urumva utababara. Ariko sanga umuntu niba uri umuhanuzi hanura n'ubwenge kandi abantu bace bugufi cyane. Ikindi namaze kumenya ko abahanuzi binjwe muri mwuka wo gusebanya wo kutemeranywa ikindi wo kudahugurwa. Igihe cyose ikintu cyose uzakora ntuhugurwe ntugira abajyanama baguhugura mu byo ukora nta hantu uzagera ibitekerezo byawe bizagarukira hafi. Ariko iyo ushaka gukura ukagera kure ukazakoreshwa imirimo n'ibitangaza ukazabera abantu benshi urugero ugasiga amateka meza ugenda uca bugufi. Message y'umuntu yishyira umuntu, message niba ari message y'ingabo yishyira ingabo kuko ni washinzwe igisirikare, nayo message y'abaganga yishyira abaganga. Buri muntu wese na message n'ikimureba mu byo akora. Mpamvu rero ndi kuvuga nti aba ni abantu bari kwita abahanuzi nta muntu atunze urutoki. Yego. Cyane ko abo mwagatukisha bose. Twamaze kumenya yuko hari bamwe muri bo basigaye bakora n'izindi mbaraga za gishitani cyangwa se imbaraga z'abapfumu agenda akajya kuraguriza amadebora akabona n'ujya ashaka kuzaga bati mu madebora akahita aza bati mu madebora azabyara kwa kabiri. Yego. Abapfumu bamenya byose. Yego. Akahita aza akajya kuri kamera ubwo mvuze ikintu cyoroheje mama Debora irambwiye ngo kwa kabiri azabyara umwana w'umuhungu. Aba wemeye naho kwa kabiri nkabyara urumva kwa kabiri n'akabyate sine nabihanuye kumbi abenshi bari kuza akajya kubariza umuntu mu bapfumu uko bizagenda bagatanga ibiguzi bakaza kuri kamera kugira ngo babone indonke tunayivugisha kuri sibanga kugira ngo indonke niwe muhanuzi nutamwitura urapfa nakuvuma uravumika arambwe ngo yaramwe ngo aramvuma ngo mitepfa nta muntu ujya uvuma muri Nepo nta n'umuntu wakubuza umugisha wawe bakaza kabikamo abantu ubwoba uko n'ukuri hari n'igihe ariko munaganira wakaza kuvuga ibyo mwaganiriye akavuga ati iki byose ngira ngo usigaye ubona n'ukuntu ama message ukandikira n'umuntu message ukabona nagute mbese nta muntu umuntu ashigaye yishakira amakuru ukaba twagiranye nk'amabanga ariko ukaza ugahita bivuga washaka dushwana inyuma mu gikari ntacyo bitwaye ariko giye nemeje abandi ntabwo ari byo ntabwo ari byo hari ibintu ndi kubona muri no minsi rero mukozi Imana none hari umuntu maze iminsi ndi kubona ngo runaka njyanye kuzimu birabintu nimba nibyo nimba ari byo urabivugaho iki nimba atari byo uratanga izihe mpugo nge tugana mu mwanya w'impuguro cyane mbere ko tujya muri Bibiliya. Yego. Nimba arananiraga ngayire yes ntabwo menya kumubona n'umustawe nta kibazo. Yego. Nepo hariho ikintu cyitwa inzangano zikomeye cyane umuntu kwica ahagaze mu by'ukuri ibintu byose byabereye amayobere abantu. Iyo umuntu agushaka ntabura hagushaka giye mu by'ukuri hari ibintu nkorera mu gikariye umuntu ashobora kuza ariko nkamwegera uriya ntabwo nigeze mwegera ariko ngewe uriya urimo uvuga Pastor Kongo yamutwaye kuzimu ngiye naramwegere twahuriye ahantu harya yitwa nduyu urimo uvuga uyu muhungu uyu mwana w'umuhungu urimo uvuga ko Bishop yamujyanye kuzimu aho twahuriye ahantu ndamwegera ndamubaza neza. Mu by'ukuri hari ibintu abantu baza kuvuga hano kuri social media bakumva ko ari ibintu bisanzwe bakumva ko ari ibintu bidafite 12 ariko twibutse ko tubwira isi turimo turabwira isi 400
nibwo rugero ntanze kandi kuba ibyo 400 ntabwo habuzemo ufite umwuka w'Imana wamuhishurira, ntabwo habuzemo n'uwizi. Ushobora kutaranize ko ufite n'ubwenge bw'Imana, udafite n'umwuka w'Imana ariko ufite ubwenge bw'Imana. Icyo rero navuga ngewe bira bintu hari igihe baba bahimba, nge sinjya mbyemera kuko ikuzimu nta naho nzi, niyo myuka nta nubwo nzi uko ikora ngo bigende gute, kuko buri muntu ashinja undi kintu azi ko gishoboka. Iyo myuka ntayo nzi kuko nta niyo nanarwaye, nta niyo nanarwaje. Rero icyo mvuga ni ko umuntu iyo ashaka kwica undi atabura hamwicira. Impamvu mbivuze iwe wikuzimu rivuze uriya mukobwa we ntawe nzi uvuga Gahongayire, ariko uriya mukungu yari umukozi we. Abizi neza ibyo avuga, ibintu byamubayeho. Yego. Ko bamufungishije akora ka audio numvise kavuga ngo yaramanje kumufungisha mushya ko ibyo amafaranga nimba ari 100, ariko rero matariki muri ibintu harandi makuru afite yibanga ari yamuzizaga. Harimo nayo ngayo. Kuki sata yavuga? Yisata yavuga. Bane po wegereye umuntu niho wamenyewe. Wabonye wundi wajije avuga ngo yanyweye amaraso yanya kugenda Theo. Wabonye ibyabaye? Burase agegeze hari ko aracyabyemera cyangwa ahubwo bamukatiye 3. Yakomeje kubihagarara hose cyangwa yavuze ko kwari ukubeshya. Ni ibintu birebire. Ikintu none iki kintu uyu mwuka uteye mu bantu kuzamukira ku bakozi b'Imana. Ni Satani, ni Satani. Oya ni Satani. Ni Satani ugira ngo asubi ubwami bw'Imana bwo kwamamara. Izina ry'Imana ryo kwamamaza, dore twamamaza Satani ni dayimoni, bakorana n'ikuzimu imyuka. Kuko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nibura mwana w'umukobwa araje akavuga kuriya, mu by'ukuri namwegere ntago buriya yamenya ko ntago yamenya ko gutandukanyiriza umwuka w'ikuzimu n'umwuka w'Imana. Nge uriya mwana w'umuhungu uri muvuga biri uramutse umwegereye mu by'ukuri pe ntago ari nge ngenyere ko turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana aho twari twabure singo ko mavuga. Ariko uriya mwana uramutse umwegereye nta n'ubucakura afite, nta n'uburyarye nafite, nta n'ubwo yanabeshye basi ati yanamenye n'amagi ducamo cyangwa turayanywa. Twaramwaje zise ikuzimu dutandukanyiriza ikuzimu. Yakujyanye gute ikuzimu nepo akubwiye wasanga nta n'icyo rwose nta n'ikintu kinahari. None ukavuga ari yaratumwe no giye ikindi kintu nyuma cyaje kunyica ni ukuvuga ngo abahanuzi barasenyana. Nepo nshobora kuba mbonye ugeze ku rwego ukomeye cyangwa hari icyo nkurusha cyangwa hari icyo ndusha nkakugirira ishyari. Kuko giye ikintu nakuye sinigeze mbitindamo, ariko ikintu navuze yashingiyeho ngo nabamusengeye ngo abakozi Imana baramubwira ngo uvuye ngo Imana ikuvanye ikuzimu ngo aho wasengeraga bari baragutanze mu gitambo. Ariko giye nagerageza ngasanga ni nk'ishyari ry'iki ry'ababahanuzi, kuko abahanuzi bafitanye amashyari. Umuntu arabona akantu gatoya ntategereza igihe cye akakugirira ishyari, agashaka kugusenyera ubuzima bwawe bwose. Uriya yitwa Joseph, pastor yitwa Joseph, ntaho umuzi nukumubona nk'umukozi w'Imana. N'uriya mwana ntaho umuzi, ariko uramutse umwegereye mu by'ukuri ukuze mu buryo bw'umwuka kugeza n'izi saha. Ahubwo reka tuvuge ngo abantu babuze ababashumba ngo babegere cyane, bamenye gutandukana umwuka w'Imana n'umwuka wa shitani. Hari igihe umuntu arota rero yarota inzozi ati banjyanye ikuzimu, sibyo nepo? Ariko jewe njya menya ko ni ishyari ry'abadayimoni. Ukaza ugashinja nk'umuntu ngo yanjyanye ikuzimu, ariko mu by'ukuri ntago uzi gutandukanya ikuzimu, ntago uzi no gutandukanya umwuka w'Imana. Ntago waba winjiye umaze umwaka mu rusengero cyangwa se umaze n'umwaka n'ibiri utari yenda tukatuvuge ko utanatojwe cyane ngo wegerwe cyane uri mu protokoli. Ni nayo makosana arimo naba umurimo w'Imana, ubwami bw'Imana bugapfa, ugasanga ibintu ntago bimeze neza. Winjiye mu rusengero bahise baguha inshingano, ntago wabanje gutozwa, bahise baguha kuba mwarimu, ariko nyamara ntago uzi mwarimu inshingano ze. Bahise baguha pastor, urabona ko ari abantu bahita bimika. Nari umukuru, nari ifite icyumba cy'amasengesho, bahise baza bampa pasteur. Nyamara ntabwo nzi neza ko banyigisha inshingano z'ubupasiteri, kuko ntawe nigeze nkurira mu biganza ngo anyigishe ankuze. Mu rusengero rumwe uzengurutse nk'isengero 20 ushumbwe n'abashumba nka 20, aho bishyushye niho ugiye, aho ugeze baguhaye umurimo. Nyamara hahandi wabanje konka amashereka hatandukanye na hahandi uri. Rero niyo mpamvu ibintu byose bivuyanze pe. Nini kibazo gihari ni iki ngiki.
uhawe inshingano nk'iwateguwe, urategurwa nande ko wakaguteguye nawe ariko yagiyeho. Nanjye nicyo nyine, nanjye nicyo kibazo, nanjye nicyo kibazo. Kuko niba ngiye icyo mpamya cyo sinibaza abana barimo, kuko turimo turani n'abana batoya nepo katubivuge. Ni n'abana bato rwose bazati ikuzimu. Ariko ikuzimu ntabwo uhazi. Ikuzimu waramanutse, kunyira mweje se ikuzimu baramanuka ati ni mu bitekerezo. Uko niko kuri. Tujye dushyira ibintu by'umucyo ko tubuza umuntu uhagararira ubwami bw'Imana. Tubuza umuntu uvugisha ukuri. Sibyo? Upapa uza tugahita tubishyigikira. Ariko ntabwo ari byo. Byo yarambwiye namwe se yarambwiye ngo umunsi umwe yagiye kuhasengera. Sibyo? Agiye kuhasengera kuri umupasiteri ngo buri bukeye bwaho mu gitondo papa we baramufunga. Buriya mwana. None ngo bamufunze ngo yangombwa ko ngo ahita abona ko ari ikimenyetso cyerekana ko hariya adashaka Imana idashaka ko ahasengera. Urumva mu by'ukuri ni ibintu bidasobanutse. Hari umuntu muganira umwegereye apana kubona kuri social media tugakoma amashyi, abandi ngo byagenze kuriya, abandi ngo n'umutekano uko yabatekeye imitwe mu paseri ntabyo nzi kuko simuvugira ntawe nzi. Ariko mu by'ukuri turimo turabwira abantu barimo badutega amatwi batureba ibyo tuvuga bitonde. Hari igihe umuntu agira inzozi ariko ukumva ngo ni imyuka mibi ngo yanjyanye ikuzimu. Buriya wegere umuntu uri muvuga ikuzimu nepo nta kintu yabona gusobanurira. Umuwaje bamubwira ati se wagiye ikuzimu baramanuka bigenda kuriya ntacyo wabona atanga. None kuza kubitangaza gucya murabona iki kiri kubitera bafite zentego. Ngewe ntabwo ndi ubitinde kuko twabonye inshuro nyinshi abantu bagaruka bagasaba imbabazi. Hari abantu babatumye cyangwa se tukubona abandi bararangiye bataje no gusaba n'imbabazi bavuze bakabura ubikiriza ko ari ukuntu umuntu avuga akabura umwikiriza bikarangira. Ariko giye kuva kantu yambwiye arambwira ngo nabahanuzi kuko simvuga uwo muhanuzi wamusengeye ni benshi, ariko giye yambwiyemo umwe nese mvuga ntibishaka ko jewe sindi Imana ariko yenda kuko nzi ishyari ry'abahanuzi. Sanga imbuto z'ikemanga. Ko siko kuri kuko abahanuzi barasenyana. Nepo nanjye nshingiye nubatse urugo numaze imyaka 15. Iyo nza gushingira ku by'abahanuzi ikintu cyinshi nkunda kukivuga. Iyo nza gushingira ku by'abahanuzi bahanuye. Nge mama Debora sinsenge ngo mpagarare mu nshingano zanjye nsoma ijambo ry'Imana nanasenge nanizere ngerageze yenda no gukiranuka yenda nkiranukira Imana. Gukiranuka ni nta nuteze nta nuwo nkeneye no kugira ngo nabimenye, ariko nanjye nari kuyoba pe. Ariko ngiye nkubwire ngo abahanuzi muri nemisi none bayobeje abantu. Bavuze ko abahanuzi bari gusenya ingo yavuze ukuri rero. Uyasi ntabwo yabeshye. Ntabwo yabeshye kuko ntabwo umenya igihe ubuhanuzi bwawe buziye. Twanamubajije n'umwe ko hari abandi bakozi b'Imana. Turamubwire se usengera hehe? Ntabwo ndi buze kwavuga kugira ngo batagira ngo nibasire iryo torero. Turamubaze se umushumba wawe mbere yo kuza gutambutsa ino message warabimubwiye? Ngo ntabyo namubwiye. Okay. Rero twubahe. Niba ufite imyaka 15 kandi reka nongere mbwira abantu nta mwana wicara abakuru bahagaze. Ndabivuga. Abantu bamenye icyo bavuga muri buno bwami bw'Imana. Ikindi kintu abana batoya muza kuri YouTube murimo muvuga n'abandi bamama n'abandi bakuze mwubaka ubuzima bwanyu, kuko iyo uvuze ibintu hari igihe ubusenya imbere yawe heza. Sibyo? Nk'ubu ngewe ninjye ugomba kubaka imbere yanjye heza, ni nanjye ugomba kuhasenya. Icyo nshaka kuvuga kandi ikindi ubwami bw'Imana uko bukora abantu babyumve. Ndabwira ubyumva utabyumva byo ntacyo bitwaye. Ndatamutsa message yanjye nk'uko iri kandi ngenzi ko nkorera boss umpemba. Dukwiye kuvuga ibintu dushize manga. Umwanzi yaje kubibura ukungu mu Masaka kugira ngo ubwami bw'Imana usenyuke abantu barindagire. Sibyo? Kuko niba uje kuvuga ngo bishop runaka babandi bahakiriye bumvise ijambo ry'Imana ntabwo twitaye ibyo yakoze, ntitwitaye ku ngeso ze yakoze, nuvuga ngo imitima irajenjaguritse irasenyutse. Sibyo? Niba uri umwinginzi ubonye cyangwa se urundi muntu uhishuriwe ko mama Debora afite ikibazo cyangwa afite ikibazo biragusaba gusenga. Ngeyo nza kuba nkuru ya mwana ngiye mbonye biriya simitenza ngo mvuge. Naye kwanza nkajya kubwira abashumba nti nyamara abashumba mukurikirana umushumba mugenzi wanyu afite ikibazo iki niki. Kubera iki? Kugira ngo ntabasha gusenya ubwami bw'Imana kuko hari imitima myinshi yasenyutse. Sibyo? Yego. Rero mu by'ukuri abantu wikihuta niba ushaka kubana n'Imana wikihuta wibona utuntu twose ngo amarangamutima yawe yo kuza. Ntabwo gerera ibyo byikuzimu ibyo by'imyuka mibi ntabwo gembi hamwe kuko
ntabyo mpamya ntabyo nakorereye nabyo. Reka tugushimire mu Madame, reka tugushimire ku mpuguro nziza utanze kandi habwirwa benshi yakumva bemeye. Yego. Siko bimeze. Reka twikomereze rero twivugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu. Reka nguwo umwanya noneho utubwiye no ku byahumetswe n'Imana, ijambo Imana bashyize ku mutima wawe. Amen. Ni karibu. Imana ibaha umugisha bagire neza, kandi kantu ushaka kuvuga ko umwanzi yateye ingo, ntago ndi buvuga uwo muntu wigishije inyigisho n'abarimo natwe turimo tugabura ibyera by'Imana, tube maso dusenge ko kugira amarangamutima. Hari umuntu nari nizeye rwose mbona avuga ubutumwa rwose sinzi ikintu cyamuvangiye, ariko havangirwa uwakoze, hananirwa n'uwakoze. Mbona arimo avuga ngo imyuka mibi ngo niba warashatse mu muryango ngo ufite imyuka imeze gutya na gutya ngo usohokemo ngo urwo si urugo. Ndagira ngo mbwire abantu, ese nusohoka muri urwo rugo abana bawe baraza kumera gute? Ese ikibura gihunga? Ese umuntu ahunga urugamba cyangwa arwana narwo akarutsinda? Dufite Imana y'imbaraga, dufite Imana ishoboye, dufite Imana ikora. Nje kukubwira nuko ndi umugabo umwe wo guhamya ko Imana ikora. Twabonye Imana irashoboye, nta kintu na gito Imana idashoboye. Senga koko, niba izo mbaraga zikwatatse, senga, senya. Bambuhe byo gusenga. Navuze ngo hari ikirere cya gatatu umuntu abanamo n'Imana, abadayimoni bakagutinya. Ikirere cya gatatu umuntu abanamo n'Imana, abarozi bakagutinya. Ikirere cya gatatu umuntu abanamo n'Imana, abagambanyi bakagambanaho wowe utareba, ariko Imana yo, haleluya, ikakurinda. Rero musenge, murushaho gusenga no kwegera Imana. Shuti zanjye zirimo zireba ibirimo biba, mwikita kubiba, ni murindisha ubugingo bwanyu iteka. Umwanzi arashaka kugira ngo adufatire muri bino bihe, adufatire mu magambo y'amayobere, adufatire mu nzangano, adufatire mu kutemeranywa. Namwe mubireba ntimurinde ubugingo bwanyu bubacumuze. Mwicumura, rinda ubugingo bwawe, kuko nta muntu n'umwe muzajyana. Utekereza ntimuzajyana, urimo bibazo ntimuzajyana, uyu kubwira amagambo adafite 12 ntago muzajyana. Rinda ubugingo bwawe. Ikintu umwanzi ashaka kunyaga n'ubugingo, kuko urabizi ko igihe cye cyenda kurangira. Amagare menshi yaramanutse, uko bwije uko bukeye buri muntu wese arava mu isi. Rinda ubugingo bwawe, nubwo Yesu atinze kuza, ariko urupfu ntabwo rutinze. Wikishinga runaka wabonaga koko ngo asenga Imana, ariko ubu ntagisenga. Yenda yararenzwe, yasengaga agifite ibibazo, yasengaga afite umwenda umwe, yasengaga yenda yambaye incocoro, yasengaga yenda nta rubyara afite yararubonye, yasengaga yenda ari mu bukode yenda yarabubonye. Ibyo byose yamara kugira habigera bibonye hagahita parika. Wimwishinga. Rero nkuzanije avuga ngo garura icyubahiro cy'Imana muri wowe. Icyubahiro cy'Imana nikibe muri wowe. Ubahiriza Imana, icyubahiro cy'Imana kigwire muri wowe. Aho bavuza Imana nabi wowe uyivuge neza. Icyampa Imana igahagurutsa umuntu uvuga Imana neza. Icyampa Imana igahagurutsa umuntu ukomeza abandi. Nje kukubwira ngo komera, izera Imana. Hari abantu bakoreye Imana, Bibiri twereka bakoreye Imana babinyangamugayo, bakoreye Imana batagize icyo bitaho, nubwo baba bari bafite ubuzima bugoye. Erega ibibazo dufite ntabwo ari iby'ubu ngubu, ibibazo dufite byahozeho. Izi ndwara z'ibyorezo zahozeho, izi nzangano zahozeho, kutemeranywa byahozeho. Ariko ndakwinginze, soma ijambo ry'Imana rikuyobore. Imana ishimwe, niyo nzira itagiye by'ijambo ry'Imana. Niwe mujyanama mwiza, ujye ujya inama y'ukuri. Imana ihimbazwe kandi Imana ishimwe. Mwikita ku byo mwumva nshuti zanjye, nimusengane umwuka iteka. Iyo ugenda wegera Imana, niko nawe igenda ikwegera. Uko ugenda uhishurirwa ubwiza bw'Imana, niko igenda nawe kwihishurira. Ugirana amabanga n'Imana. Imana ishimwe. Nigeze gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo Nowa yabanaga n'Imana cyane, akayegera mu bikorwa bye bya buri munsi, akegera Imana. Ngo Imana igera ku rwego ibabara, ibona ko n'ukuri bayihemukiye, ifata umwanzuro wo gufata umwuzure kugira ngo iwicishe abantu. Iravuga ngo n'ukuri hari amajoro 40, hari n'iminsi 40, ngiye gufata umwuzure amazi arengera iyi si, kuko nsanze abona aremye batarampaye agaciro, nsanze nta kintu bamariye. Ariko turashima Imana yuko twe tutazongera kwicwa n'umwuzure.
ariko ngo umugabo witwa Nowa, ntabwo ariho ndibuze gusoma, ariko ngo umugabo witwa Nowa akabana n'Imana, wagira ku rwego Imana imubwira ngo Nowa ubaka inkuge, agera no ku rwego noneho Imana imubwira ngo Nowa injira muri inkuge, injira gutya, kora gutya, imuha plani zose z'ibintu akwiye gukora. Imana ishimwe, arabikora, umuryango urarokoka, iby'Imana yari yamubwiye byose irabikora. Kweki yari yabanye n'Imana. Iyo wabanye n'Imana neza, ugashaka ko icyubahiro cy'Imana kigaragara muri wowe, aho abandi batinze Imana irakuzamura, aho abandi baguye Imana iraguhagurutsa, Imana ishimwe, Imana ni nziza, Imana irakora, yizere. Haleluya. Imana, reka nkubwire, igituma wakunda Imana, igituma nanjye nyikunda, ndakwinginze reka nguhe umukoro nanjye nkwiha, tekerezaho waruri. Haleluya. Utekereze n'uyu munsi aho uri, biratuma ukomeza urugendo. Haleluya. Uvuge ngo aho narindi siho nkiri ubu ngubu. Nico kimenyetso kinyereka ko hari Imana ishoboye. Haleluya. Wikishinga ibivugwa. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe nzatanga ubuhamya nahuye n'ibintu bikomeye, ariko mbana n'Imana ndayiringira. Ndavuga ngo mu muhanda, haleluya, Imana ntabwo izabura umuhanda icamo ije kumara umubabaro, ntabwo Imana izabura umuhanda icamo ije gutabara bize n'abatarize. Wibona ngo Bishop ngo yatukanye, wibona ngo Mama Deborah ngo yatukanye, wibona ngo yakoze ibindi nakora mororerwa, winyitaho, ahubwo itirindi juru ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi nta muntu muzajyana, ni wowe uri hano mwisi uri mutegura hahandi ryajuru. Rero ndakwinginze bigira ibigucumuza, ibintu bibaye amayobere. Niba ugiye gusengera ku muntu ukumva ntabwo urimo bigenda neza, ni uburenganzira bwawe rwose bwo kugenda, ariko igendera amahoro. Siga wanditse amateka neza mwisi. Haleluya. Siga wanditse amateka neza mwisi. Nubona ikintu ari na kibi igendere. Buriya nasanze kurinda amarangamutima y'umuntu ari byiza cyane. Ntabwo ari byiza kuvuga ibyo ubonye byose, ntabwo ari kandi ukuri kose rega ntabwo ariko bakuvugwa. Ushobora no kubona ibintu rwose ari nabyo kavuga toke si ngombwa ngewe ndi umuntu w'Imana, Imana ntiteranya, Imana ntiyangana, reka ngiye nikomereza urugendo. Icyo gihe Imana ibana nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dusenge Imana. Ndumva ndi ku musozo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Ngoma za 2 ibice ni 34 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ititire y'ijambo rivuga ngo umwami Yosiya agarura abantu ku Mana. Ndakwinginze papa, garura abantu ku Mana. Ndakwinginze mama, garura abantu ku Mana. Wa mukobwa we n'umusore, garura abantu ku Mana. Cyari igihe cya Yosiya mu gihe ki, ariko iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyanjye, iki ni igihe cyawe. Vuga Imana neza nayiza. Ijambo ryarambwiye, rirambwira ngo nimukorera data, haleluya, nawe azabaha icyubahiro. Ntabwo gukora data uko wize. Nasanze haleluya, nasanze warize utarize, ntabwo Imana izabura icyubahiro cyayiguha, ntabwo izabura kutakurengera, ntabwo izabura kutagutabara. Iki Imana ipfana n'umuntu ni ugukizwa neza. Yesu ashimwe cyane. Ngo uyu mugabo witwa Yosiya ngiye kukubwira ngo yaharaniye kugarura Imana mu bantu. Aravuga ngo mwabantu mwe mureke tugarukire Imana, ngo Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Umurongo wa mbere avuga ngo Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8 avutse, amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibishimwa n'Uwiteka, agendera mu nzira za sekuruza Dawidi, ntiyateshuka ngo azivemo aca iburyo cyangwa ibumoso. Ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto yatangiye gushaka Imana ya sekuruza Dawidi, kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya i Buyuda n'i Yerusalemu, amaramo ingoro na Eshera n'ibishushanyo bibajwe n'ibibagijwe, basenya ibicaniro bya Bali abyirebera, kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo, arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibigayijwe arabimenagura, abigira ishingwe, abinyanyagiza ku buturo by'ababitambiraga. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ry'umugabo witwa Yosiya ngo yamaze imyaka 8 avuka ajya ku ngoma, ategeka Abisiraheli. Imana ishimwe, ngo ashaka gukurikira Imana ya sekuruza Dawidi yumvaga.
Imana ishimwe. Nawe hari abantu bakubera akarorero bakubanjirije, wavuga ati nabonye runaka akorera Imana neza, reka nanjye nyikorere. Muzi neza ko ubu hari abana cyangwa se n'abuzukuru bavuga ati ya Mana mama yakoreye, ya Mana sogokuru yakoreye, ya Mana nyogokuru yakoreye, iyo niyo nanjye nzakorera. Ngo yari amaze imyaka 8 rwose avutse, Imana iramwishimira ihita ajya ku ngoma, ategeka Abisiraheli rwose. Ariko ikintu cyanejeje umutima wanjye ngo niko atigeze aca iburyo cyangwa ibumoso. Ntabwo yigeze abeshya ngo ashaka indamu. Reka nkubwire, wishaka indamu, ibyo kurya n'ibyo kunywa birahari, ibyo kwambara birahari. Ijambo rivuga ngo nimwivanga mu byanjye, nanjye nzaza nivange mu byanjye. Imana ishimwe cyane. Ngo akunda Imana, ngo abana nayo. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto yatangiye gushaka Imana, yesekuruza Dawidi. Kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya Buyuda ni Yerusalemu, amaramo ingoro na Ashera n'ibishushanyo. Nukuvuga ngo yaraje asanga akimara kugira ku bwami bwe, arakomeza yihatira gushaka Imana, yihatira kuyisenga, yihatira kuvuga ngo nge ntabwo nzakora nk'ibyo abandi bakoze, ngo Imana igende imushoboza. Atangira gukubita iby'ingoro, atangira gusenyagura ibishushanyo yarasanze Yerusalemu, atangira gukubita ibintu bye bitari bifite umumaro. Imana ibana nawe iramushyigikira, ariko ngo ntabwo yigeze areba ibumoso cyangwa iburyo. Ndagira ngo mbere mureke dukorere Imana tutagize ibyo dushingiraho. Reka dushingire ku by'Imana yakoze, wishingira ku by'Imana ishaka kuzagukorera. Rega bya bindi Imana yakoze ntago byayinanira n'ibindi kuzabikora. Nta hantu haba Imana itakura umuntu, nta hantu heza Imana itakugeza. Warize utarize, Imana izaguha agaciro kuko ariyo yabivuze. Niguha agaciro nawe utazaguha agaciro, nikuzamura nawe utazaguha icyubahiro, kandi icyubahiro Imana izaguha ntawe uzakikwaka. Imana ihimbazwe cyane. Agarura abantu ku Mana. Mureke bene data dukundisha abantu Imana. Abantu tumaze kubangisha Imana, turaza dutera abantu ubwoba, nta mbaraga z'Imana zikigaragara. Ariko mureke dukorera Imana. Kuki turimo tugaburira abantu amatiku? Kuki turimo tugaburira abantu impaka? Kuki turimo tugaburira abantu badahaga? Ariko mureke tubahaze ibyiza, mureke tuvuge Yesu kwari, abantu bahage, abantu baryoherwe n'ubwami bw'Imana, abantu baryoherwe n'Imana yaduhamagaye. Mwene data reka nkubwire, igitangaza suko wambaye, igitangaza suko wariye, ahubwo igitangaza nuko bakubona ukumeze, bakishimira Imana ikurimo. Igitanga Imana ishimwe. Haleluya. Vuga Imana neza, Imana izakugirira neza. Ose agira ishyaka ry'umurimo w'Imana, avuga ati yewe nta yindi Mana nguhaye icyubahiro kubwo kundemera. Mu myaka 8 mvutse ushyize ku ngoma, nyoboye Abisiraheli. Avuga ati nge nta kindi nzakora, ntabwo nzareba ibumoso cyangwa iburyo, nzagarura abantu ku Mana. Mureke tugarurire abantu ku Mana. Ko kujya mu matiku n'amazimwe, ko kujya guhangana. Mugenzi wawe mu rundi ruhande ashaka kubera umunyembaraga, mu rundi ruhande akakubera umunyantege nkeya, ariko ntabwo ari ikibazo. Nta shyano ryaguye, wowe mubera umunyembaraga, ushinzwe kumbera amaso nanjye nkakubera amaso. Ushinzwe kuvuga ko ari igihe yakubereye umunyembaraga. Ntabwo dukeneye guha abantu ibidafite umumaro. Mureke tubahaze ibyiza, mureke tuvuge imbaraga z'Imana, mureke tuvuge ko Imana ikiza, Imana itanga urubyaro, Imana yubaka. Haleluya. Imana igabura, Imana ishimwe. Imana iha abantu kwiga neza, Imana ishimwe. Imana idukura muri karande, Imana yadukuye mu buzima bubi, idukura mu buyayi, idukura mu bubobo, idukura mu bintu bidafite umumaro. Natwe ubu dufite imiryango myiza, dufite abahungu n'abakobwa batwita mama. Imana ishimwe. Bariga amashuri tutigeze twiga. Iyo ni imirimo y'Imana. Ntabwo tubuze ibyo tubwira abantu ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Nta mpamvu zo guhangana. Umuntu nakubera umunyantege nkeya, komeza we mubera umunyembaraga. Umuntu natakubera ifura, we mubera ifura. Umuntu natakubera inyangamugayo, mubera inyangamugayo. Uko niko bikwiye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Wari warasubiye inyuma, wari wihebye, wari wiganyiriye, wabonaga ibintu biteye ubwoba, ikuzimu nibyo barimo, imyuka mibi niyo barimo. Reka nkubwire mu izina rya Yesu, Imana tuvuga hejuru imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana, hejuru imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Wikwimva iby'imyuka mibi, abantu bo kukwangisha Imana, shaka Imana uzayibona. Haleluya. Jambo ndavuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Umugabo witwa Daniel yabonye Imana ari mu rwobo rw'intare. Umwami ararota, abura amahoro. Aragenda avuga ati se Daniel mugabo ukundwa,
ahura amahoro. Kubera iki? Ko Daniel yarakoreye Imana agera mu rwobo. Ntago mvuze ko uzaba umukozi w'Imana utazagera ku munsi mubi, uzasuzugurwa, ariko uzakomeza ukorera ubwami bw'Imana, ntuzahangane, kuko na Yesu baramusuzuguye ntago bigeze bamwemera, ahubwo yaduhamagaye ikadutuma, reka tuba ariyo dukorera. Inyuma wabonaga ubuzima bugucanze, wabonaga utangiye kubeshya, ariko reka nkubwire ngo garukira aho ngaho, mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Yaguhamagaye niyo kwizerwa, yaguhamagaye zuko uzabaho, yaguhamagaye zuko izagutunga. Imana ishoboye byose yagupangiye plan, ufite plan, ufite ubuzima bwiza, hari igishushanyo mbonera Imana izakwinjizamo, naye aho uzagera ukavuga ati ariko ubu kweri ni ngiye wambaraga musazi, wari kuza kumbona mu mwaka wa 2000 yari kubona, ariko ubumbona ubu ngubu ahita avuga ati Imana iriho. Uko niko kuri nge nitangaho urugero, nta wundi njya ntanga urugero. Ubu uramutse umbonye duhuye, uwarunzi aho nabaye nkoze akazi ko mu rugo, nararwaye imyate za Nyamirambo n'ahandi, duhuye ashima Imana. Hahandi zango nagiye gukoramo, iyo ngiyeyo sinkuremo inkweto kandi narakuragamo inkweto kuko ari nge wahakoropye, nkarya ibyo bashigaje, ariko iyo ngiye tukicana ku meza bavuga ati tubonye Imana. Nje kukubwira ngo nta hana Imana itagukura, nta naheza itakubona. Nanjye mfite umuryango mwiza, mfite abahungu n'abakobwa, nanjye nitwa mama, ndi umunyamumaro ku bantu benshi. Yesu ashimwe cyane. Yaduhamagaye niyo kwizerwa, ntireba amashuri, humura, wikisuzugura, wikipinga, wishaka kugenda nk'uko runaka agiye, ahubwo genda ukwawe. Yosiya aragambira avuga ati, giye ntabwo nzareba, ntabwo nzaca iburyo cyangwa ibumoso. Niba umwami runaka bambanjirije baragize uko babikora, ariko giye ntabwo nzakora nkabo. Ingendo yundi ravuna. Niyo mpamvu twebwe dutinze mu buzima budafite umumaro, kureke twiganye ingendo y'abandi, wikigana ingendo y'abandi, buwuriwe Imana izaguha umugisha. Reka dusenga Imana. Uruwo kwizerwa no kwiringirwa, uri imfura mu bazutse Uwiteka, uri umugabo ukomeye, uri umubyeyi mwiza, nzakuvuga hose, nzakwamamaza. Niko umuririmbyi yaririmbye aba ngo tuzakwamamaza hose. Haleluya. Uri Imana idasaza ngo itwaza akabando, uri Imana idashyirwaho n'amatora ngo manta nirangira bagukureho, uri Imana yahozeho, uri Imana ifite imirimo myiza twakubwira, twanavuga, dufite ibihamya byaho wadukuye, dufite ibihamya yuko uri Imana ikiza, dufite ibihamya yuko uri Imana ikura ku cyavu, dufite ibihamya yuko uri Imana itunga umuntu akabaho, dufite ibihamya yuko ushoboye byose, dufite ibihamya yuko uri Imana ikarabya umuntu agacya, dufite ibihamya yuko uri Imana itanga ijambo umuntu akarigira, dufite ibihamya. Reka tukuvuge, turabwira abarwayi ngo bakire kuko uri Imana yadukijije ikanadukiriza n'abacu. Reka tuvuge ngo uri Imana itanga kuba kuko waduhaye kubaho. Izina ry'Uwiteka Imana nihabwe icubahiro. Ndasengera buri muntu wese utari wakwakira, reka Uwiteka Imana nyiringa bakwakire mu izina rya Yesu. Ndibuka umunsi nkwakira mbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, hari ibintu wahise winjira mu buzima bwanjye ugira ibintu hindura. Izina ry'Uwiteka nihabwe icubahiro. Ndi umugo kubihamya kuko uri Imana ikomeye. Ndasengera Uwiteka Imana nyir'ingabo, abari babuze icyerekezo, narakubonye ijoro ryanze gucya, kubona umunsi wanze kwira, ariko burira buracya. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose, uri Imana ivuga ijambo rimwe gusuka risohoza, upfumbatura igipfuzo ugaza buri kwifuza kwa buri muntu wese. Haleluya. Haza kwifuza kwa buri muntu wese mwami. Wari ubuze uko abigenza, abona uko abigenza. Murwayi akire mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga, wari ushaka urubyaro rumuhe. Nabonye utanga abahungu n'abakobwa. Haleluya. Abana bagatamba mu mbuga, ugahindura izina n'amateka. Zefone mashata enekiri. Uri umunyembaraga. Haleluya. Komeza abantu bawe, kura abantu bawe mukarindagiza mu izina rya Yesu. Bakore ku maso, wongere ubahumure. Abari baraguye bongere babyuke. Abo umwanzi yasabye kugira ngo atabinjiza mu masezerano, agahinda n'umubabaro bishire. Inkota umwanzi yabateye mu izina rya Yesu Kristo ubomore. Aleluya. Urakoze mwana. Ndagushimiye ko abantu bari mu mwijima benshi, ariko ngushimiye ko bashyize mu mucyo. Ngushimiye ko kandi hari inyanja ukamije imbere y'abantu benshi. Ngushimiye ko ari abantu bari bafite amasuka barayarekuye, ariko ngushimiye ko ngiye kubaha amasuka. Imana ishimwe. Haleluya. Ngushimiye ko ari abantu Imana ihimbazwe bari baribagiye, umwanzi yari yaje kwibagiza yuko hari ibintu by'amasezerano wabahaye. Imana ishimwe kongeye kuyibutsa ko amasezerano ahari. Ngushimiye ko ngiye kubyutsa abantu, ngwaye icyubahiro kuko ubikoreye kwibahisha mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane mu Debora. Reka natwe tugushimire kwishyura ikiza utugejejeho kandi kumugoro nyinshi kandi nziza utugejejeho. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Uteze amatwi muri kano kanya ushobora kuvuga ngo mama Debora impuguro yatanze zangize ku mutima, ariko ndifuza no kumuvugisha kugira ngo ngire ibyo tuvugana birambuye
amena izo ku zindi mpuguro birashoboka. Hanyuma ushobora kuvuga ati ariko mama Deborah njye ndifuza no ko nazamuye igikomeje ubundi. Hari uvuga ati rwose ndifuza mama Deborah kuzamukora umugisha nkamuha igikoma. Nawe akavuga ati ko ejo akabura nimero zawe, reka tugusabe utanga nimero zawe za telefone. Abashaka kugura igikoma, abakeneye impuguro, abakeneye gusengerwa, bose ni karibu. Ntusabire. Bazavuga ati bamuza gusaba twebwe Imana, twebwe twahawe umugisha n'Imana. Yes, turabizi ko hari abantu bajya bikomantaho, ariko turabizi ko twahawe umuntu buduha abantu baduha ibintu. Cyo cyo wakoreye Imana neza, byo ndabizi ko dufite ibihamya. Ni 078 073 88 71 927. Ariko nawe mutene ugira. Nayo ndayifite, ariko iyo niyo nkwesha kuri Tigo. Mfite nayo mutene 0783 78 441. Imana ibaha umugisha. Heza gihe araheza gihe. Amen. Ikomeze ibikore.